Bakunzi bacu turabashuje aho muherereye mu duce tugiye dutandukanye ya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, turabashuje mukomeze kumererwa neza. Uyu munsi wa none rero twabahitiyemo kubagezaho inzozi zo kurota urwana n'umuntu utazi. Hari bamwe barota bagakuramo umuntu amenyo cyangwa se bakaba bamukubita. Ibyo rero ni ikimenyetso kigaragaza ko wahungabanye. Abashakashatsi bavuga ko umuntu amara nibura 1/3 cy'ubuzima bwe asinziriye, ndetse ko gusinzira ari kimwe mu bifitiye umubiri wacu akamaro kandi ka buri munsi. Igihe umuntu asinziriye ashobora kubona inzozi zitandukanye ndetse nyinshi mu gitondo ziba zibagiranye. Abantu benshi biganjemo igitsina gabo barota barwana ndetse bamwe bakaba bakubita abo baryamanye nabo. Ni mu gihe rero bavuga ko inzozi zo kurota umuntu arwana zigaragaza kuba umunyembaraga no kwigirira icyizere mu by'ukuri. Abashakashatsi bakomeza bavuga ko ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ihungabana. Mu bundi bushakashatsi bwakozwe n'umushinga Memo TV bwagaragaje ko ihungabana umuntu yahuye naryo nko gutotezwa akiri mu nda ataravuka, kuvukira ku mubyeyi utotezwa, gukura nta nshuti cyangwa abantu bakureberera cyangwa bakakwereka urukundo, ukimenyera byose n'igihe utarashobora izo nshingano, bituma habaho guhungabana mu ntekerezo ukabaho udatekanye. Izo nzozi akenshi zigaruka ku byo umuntu acamo, intekerezo zikomeye wiriwemo. Niyo utazirota ukarota ibihe bigukomereye cyangwa ukarota uhangana n'ibindi bikurusha imbaraga. Mu by'ukuri abavuga ko umuntu arota arwana aba ari umunyembaraga ntabwo babeshye, kuko akenshi abarwana yifuza kudatsindwa no kuneshwa n'ibintu bimuremereye. Izi nzozi kandi zishobora kuba ku bana bato bitewe n'ibintu bidasanzwe birimo imihindagurikire y'ikirere, cyangwa se kurererwa aho batavukiye, bagakura babwirwa ko ubuzima bwabo buzabagora ndetse n'ibindi. Nk'uko umushakashatsi w'ubwenge Jim Davy abivuga, abantu benshi barota bahanganye n'ibibakomereye, barwanisha inkota, bakubita abanzi, kandi wenda bahanganye n'ibibazo birimo inguzanyo ziremereye, ibihe bibagoye by'inyubako, amakimbirane y'umuryango ashobora kuzamo n'imirwano n'ibindi. Uyu muntu kandi yakagombye kurota atoragura amafaranga kugira ngo yishyure inguzanyo imuhangayikishije, cyangwa akarota yabonye inyungu nyinshi agiye kuzahaza ukwifuza kwe, gusa bikarangira arose arwana agakubita abo baryamanye hamwe, kandi nawe yumva arwana n'inyamaswa. Bamwe bararwana barota bagakomeretsa bagenzi babo, bagakurwa amenyo, abandi bakarota ndetse bakanabyuka bakangiza nk'ibikoresho biri mu cyumba, barabyifashisha barwana. Ibi bishobora gutera abantu ubwoba bakagira ngo umuntu yagize ibibazo byo mu mutwe kandi ari muzima. Ubwonko bwacu bushobora kubika amakuru menshi agereranywa nk'inyenyeri. Ubushobozi bw'ubwonko mu kubika bufatwa nk'aho butagira imipaka. Ubushakashatsi bwerekana ko ubwonko bw'umuntu bugizwe na miliyari 86 za nero. Nero niyo igenzura ibikorwa byose by'umubiri birimo nko kurya, kugenda, kuryama ndetse n'ibindi. Physiologie centrale ivuga ko kurota urwana bigaragaza ko umuntu arwana n'intekerezo zikomeye, bikagaragaza ko kandi hari ibibazo byirengagijwe bitarakemurwa bigakomeza kubangamira intekerezo zawe, ndetse bikagaragaza ko hari amakimbirane ari mu buzima bw'umuntu n'iyo byaba bitaramugaragaraho. Intekerezo za muntu zimenywa nawe, abandi babona ibigaragara inyuma ku mubiri. Umuntu ashobora kwigaragaza nk'aho ameze neza cyangwa se nta kibazo afite, nyamara yaryama akarota ashigagurika. Ni mu gihe urubuga
kora rutangirwaho ibitekerezo rwavuze byinshi kuri izi nzozi, ariko asobanura ko kurota urwana cyangwa uhanganye bigaragaza ko hari ibintu usunikira kure udakeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Inama rero ku bantu barota izo nzozi: igihe cyose uraranye n'umuntu urota cyangwa wahuye n'ibihe bimukomereye by'inzozi, ntusabye kumurwanya kuko aba akoreshwa n'imbaraga atazi atanasobanukiwe aho zituruka, ku buryo yanakwica kandi arota. Ni byiza kumutwara gahoro ndetse agahita yibutswa ko ari kurota kandi akabwirwa mu ijwi rituje utamurwanya, yaba mu magambo cyangwa hakoreshejwe ibindi bikoresho bimuturisha. Rero bakunzi bacu, ibyo twari twabahitiyemo uyu munsi nahangaha tubisoreje. Mukomeze gukurikira inzozi zigiye zitandukanye kuko ni inzozi zirimo ubwoko bwinshi. Rero abantu barota ibigiye bitandukanye. Hari abarota bahekenya amenyo, hari abarota bari kugwa mu cyobo, hari abarota barira. Mbese ni byinshi. Niyo mpamvu rero tubasaba gukomeza gukurikira, ubwo hari igihe uzabirota ukavuga uti reka nyarukireyo njye kureba nabonye ubusobanuro bw'inzozi. Kuko inzozi urota ni bimwe bita ngo ni ubuhanuzi bwawe. Ni ubuhanuzi bwawe Imana iba yakweretse ishaka kugira ngo wikosore, cyangwa niba hari ibitagenda bibashe kujya mu murongo. Rero mukomeze kumererwa neza, ndabakunda. Bye bye.